muganiye ubwirwa n'iki ko uyu muntu harimo potential niwe ko twabivuga sibyo nkuko n'umuntu muganira mugasabana mugahuza umuntu mushobora kuganira iminota 10-20 mutabuze icyo muvuga sibyo muri kuvuga ubuzima busanzwe mukaganira iminota 30 isaha icyo nicyo kimenyetso cya mbere kibanze kuko n'umuntu udatuma tuba wenyine turi kumwe hanyuma icya kabiri ntabwo ari umuntu muganira wakubuze kujya mu ishuri umuntu rero muri buvugane atitaye ko ugomba kujya kwiga atitaye ko ufite ibintu uzakoresha ugomba gushyira mu murongo wari kugufasha gukora inshingano zawe so abantu benshi babonye umuntu basabana yibagirwa mbese gusabana bigarukira hehe bigarukira ahantu bitangiye kwica akazi kawe umuntu ushobora kugufasha gukipinga iyo balance ku buryo murasabana ukanezerwa ukaruhuka nawe akaruhuka ariko byagera igihe cyo kujya mu kazi akubaha ko ugomba kujya mu kazi nawe ukubaha ko afite akazi ko gukora ikindi ni umuntu muteye mu buryo butandukanye ariko mugenda mwuzuzanya buhoro buhoro sibyo yesu umuntu ushobora kubona ibintu utabonye yesu umuntu muzana muri semina nka gutya mwaganira uko semina yagenze ugasanga hari ibintu yumvishe yaremaritse yahaye agaciro utahaye agaciro mukuzuzanya bitumwe hanyuma umuntu ushobora kwiyegurira so umuntu rero utiteguye kuba wabana nawe ubuzima bwawe bwose ku buryo iyo muhuye iyo muganiye iminota 5 wumva iyaba twari tuganiye 30 iyo mwiganye mu ishuri wumva iyaba nk'uyu muntu cyangwa tugakora kubera ko hari ukuntu wowe nawe ubona muri kuzuzanya turi kumwe uyu niwe muntu urumva witeguye kwiyegurira kandi mukabana akarama